mu buzima busanzwe ntabwo nize. Nari mfite n'umuna wanjye avuye ku ishuri mu kiruhuko, ndamubwira ati rero ujye gushaka amafaranga. Arangije arambwira ati icyo gitekerezo ni inyamibwa. Akimara kuvuga ngo icyo gitekerezo ni inyamibwa, nahise mukubita imbwa y'urushi. Arangije ndakomeza ndamuhondagura byatari. Arangije ararira. Biyahageze aravuga ati muri gupfa iki kuri kumukubita. Arambwira ati bitamubwira ati jewe nzanye igitekerezo cyo kujya gushaka amafaranga. Uyu murumuna wanjye ahita avuga ngo ni ikimbwa. Noneho murumuna wanjye aramubaza ati ibyo bintu ni kubivuze? Ahita asubiza ati jewe ndavuze ngo igitekerezo ni inyamibwa, kandi ahita amubita. Biye nawe ubwo yahise amubita imbwa y'urushi ya danje. None barangije bansobanurira ukuntu inyamibwa ari ukuba wemeye ikintu ugitakagije neza, ukuntu ubwo barankubise byatarinda ndatuka bujya kutiga biragatsinda bujya kutiga. Ubwo ni gutyo narize. So guys, ubu ni jewe